narababaye nabona gari we nshuti mfite magara atanamemugira ariko nawe akoze gukora kwizera nagaruka numvaga turi twatangiye ku nshuti mu kuva muri primary shani nuko byarangiye mwibuka wahora ni iki nagiye kumva baramagaye kuri telefone arambwa ngo sinkeneye kumva ijwi ryawe ntuzongere kumamagara none na amakosa amazi wakoze yo kwizera umwana w'umukobwa shani ukavuga gutyo gusa naguri sister wanjye ko mwizere se nkakubwira ibintu byose none wowe numvaga twariganye kuva muri primary nakoze uri amakosa amabi wakoze kujya kumwizera ukamubwira ibyawe byose wari kumubwira utuntu dukeya shaka imbaye ngo tubyikorere rekanye message ihangane nuko ariko reka nkohereza amazi ndetse si imyenda no kumbona ari na myinshi ndanayirangiza ihangane pe ihangane uyifure ariko kagende ngiye harajya uragiye ugiye utamfashije shashari wanjye ari kumpamagara kagende umva nayi naramugira kugira ko ibintu nk'ibyo ngibyo basi ihangane reka nkubwire ndakubwira kanone urambwira kane umva nta kibazo maze sefe sawa kamure n'undi niko kazi n'undi agira naje nsaba mubi ubu nari kuba mamagaye sheri tukaganira kanera imitomo ako ndebera sister agiye ubu nsigaye mfura nakundi nyine nakundi ibyo niyemeje ariko nta muntu nzongera kwizera muri ino si menye ibyanjye nta nshuti nzongera kugira mu buzima abantu babaye babi cyane nujerekani isa nayo ko numva iri kumvuna koko ijerekani se ko numva nayo iri kumvuna nerekere hano nibyo bitari kumvuna أستغفر الله يا الله الحمد لله رب العالمين nayibura n'agasabune nigashizemo الله نجوا من أستغفر الله
Irakeye pe ibitekerezo ikeye. Oh, no, 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 no. Tandukanye zume vuba. ariko sayi kuko nawe n'umuntu nzi ko uri mukuru se ntabwo ubona ko sheha yicaye harira aho turimo kumucuruza ko sha wagiye mu nzu kujya mu nzu fata akenda wambara uri gucuruza sheha Ahubwo se ubwo uretse kwiyenza gufura kwanjye bikurira nuko shari gusenga. Nese yasenze akareka kundeba. Nese nawe uri kumurangaza ariko ntabwo uruka ko bakobwa turi ibirangaza. Ibyo nta kintu bivuze. Nimba ari gusenga nakomeza asenge naye ndi mu kazi kagenda gufura. Ndakwinginze niba bari ugenda ufata akenda ngo wambare uri gucuruza sheha. Rero nampabarira. Shano kuri hangana. Siko nakuzane n'akantu kawe. Reka ngende kuko ntabwo nkunda amagambo yawe ufite gufura kwanjye niyambare gutya biguriye. Ngogende wakunda guhana udukuru twinshi twiza shaho. Dada, wewe kama Muislamu kweli? Alhamdulillah, shukran. Assalamu alaykum. Alhamdulillah. Sasa nabonaga witigisa nkajya nagura Umuislamu kweli. Bakwita gute? Ai nani wahi. Ala guheza gira imigisha. Yala. Alhamdulillah. Uko Muislamu kweli? Yala. Alhamdulillah. Ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah.